imbogamizi tukiza gutura aha ngaha hatarajyamo ibikorwa remezo byaratuvunnye cyane, byaba ibijyanye n'amashanyarazi, byaba ibijyanye n'amazi, kuko twari dutuye turi bakeya, turi abaturage bakeya kandi hakenewe imbaraga nyinshi mu bijyanye no kubona ibikorwa remezo, aho rero tuboneye ino site twabonyemo ari igisubizo. Umuriro turawufite, amazi turayafite, ariko ntago ahagije kubera ko abaturage barimo kugenda baba benshi, bivuze ko ari ngombwa ko amazi agomba kongerwa. Ku bijyanye no kubaka cyangwa gusana, aho haziye ino site serivisi zisigaye zihuta. Mbere ino site itaraza, kugira ngo ubone icyangombwa cyo kubaka, ubwo byari ikibazo kuko hatari hatunganijwe kugira ngo habe imiturire, kugira ngo haturwe. Ikindi ku bijyanye no gusana byasabaga inzira ndende, kuko ubwo byasabaga ko umuturage ubwe aba ari we ubyirukiramo, ariko aho tuboneye ino site, ubuyobozi bwa site bugerageza gufasha abaturage kugira ngo babe babona icyangombwa ku buryo bwihuse kandi vuba, kugira ngo na site itere imbere. Aho site iziye, agaciro k'ikibanza kariyongereye. Mbere y'uko ino site itangira, bashaka kubona ikibanza cya miliyoni gishaka guturwamo. Nk'ubu ngiye icyo ntuyemo tuyemo imiryango ibiri, kandi cyari cyaguze amafaranga atagera kuri miliyoni. Ariko ubu ngubu kugira ngo ubone ikibanza ahangaha ni hagati ya miliyoni nk'enye n'esheshatu, bitewe n'ahantu. Urumva ko ikibanza nibura kikubye nk'inshuro enye eshanu. Ubwo rero ibyo ngibyo ni ibyiza bya site mu bijyanye n'agaciro k'ikibanza. Ubwo mwakiguze miliyoni ryari? Navuze ko maze imyaka 5. Ubwo ni mu myaka nk'irindwi, kuko nahubatse imyaka 2. Hahingwaga hari n'ibihuru, nta muhanda uhari, ntabwo umuntu yabona ukuntu agera ku muhanda kereka gutambuka mu ibyo bihuru. Ku bikorwa remezo, amashanyarazi twayabonaga bitugoye kuko twayafataga iri epfo kure, amazi nta yari ahari, ariko ubu dutangiye kuyabona. Site yatworohereje ingendo, kuko site bituma dukorera hafi ahangaha. Iyo dukeneye icyangombwa, iyo dukeneye amakuru, tuyabaza abatwegereye, abayobozi ba site, kandi baratwegereye, batuba hafi. Imihanda ikeneye gutsindagirwa, bari kuyikora nibyo, ariko ikeneye no gutsindagirwa no kuyiyobora neza kugira ngo amazi atazajya ayangiza. Urebye bimaze kuba byiza muri iki gihe kubera iri terambere. Ubu rwose barimo kudukatira imihanda
ubona byari byiza, ahubwo nk'ikintu turimo kugenda dusaba kubwo abaterankunga ibintu bagiye badufashamo. Uko mureba hari umusaza witwa Samusoni wari waragiye Uganda kera, niho yabanje kuba, mubona ko hano hibanze ibintu by'ibiti, imyembe, ibivoka, ni kuri iyi sambu, ni kuri uwo musaza witwa Samusoni, niwe wari umusaza mukuru, ari nawe mukuru ku babyeyi bacu, niwe nyiri hari. Ubundi ugasanga hano ni mu cyaro rwose, nta muriro wahabaga, nta mazi twivomeraga hasi aho Bishenyi, mbese ugasanga yuko mbere hari twaratakaye turi mu bihuru gusa. Nko mu myaka nk'ibiri ishize gusana, ubundi sare n'uwasanaga ko umuntu yapfaga kubaka gusa, umuntu yapfaga kubaka gusa rwose, nta gusana. Ubundi se zari zihe nzu? Zari za ntazo. Ariko nk'aho bamaze gukorera imihanda, urabona ko kubaka bisigaye byoroshye. Inyungu tubifitemo, urabona nk'ubu ngubu hano baciye umuhanda, ni igikorwa cyiza. Tugiye kubaka, wubaka ahantu ku buryo utajya kure y'ibikorwa remezo, kure y'amajyambere. Icyo ngicyo rero ni igikorwa cyiza nkatwe basore kidufavoriza. Iki ni igikorwa kigari, ni igikorwa cyiza cyagutse cy'iterambere riri muri aka karere kacu ka Kamonyi, riri mu murenge wacu wa Rugarika mu mudugudu wa Ntebe. Hari iterambere koko risobanutse, ngira ngo mwatembereye yenda mwabonye imihanda hano ukuntu iteguye, aho ubona buri muhanda ukoraho inzu. Hari inzu ikora ku muhanda hepfo, hakaba niyo haruguru hakaza umuhanda, gutyo ubonaho kuri ubu butaka bwose ni ahantu hateguye neza, hagendwa ku buryo buri muturage uzatura aha azajya agera mu rugo bitamuruhije, ari mu muhanda mugari, imodoka zibisikana, atari bya bindi wabonaga mbere mu mihanda tubona no mu mijyi ya Kigali, aho hakiri imodoka bamwe bategereza abandi kugira ngo bagende. Ariko hano twarateguye ku buryo buhagije, ku buryo umuhanda ubona umuhanda mutoya udafite metero, utarengeje metero 100, yenda ugira 7. Niwo muhanda muto dufite. Tugira imihanda ya 12, tugira 10, tugira umuto uri 7. Dufite hano ibibanza biri mu kubonekamo, hari ibibanza bigeze kuri 3,500. Dukurikije agaciro kari mu kuza hano, urabona ko twegera umujyi wa Kigali, turi kaburimbo, ariko bwa butaka hari ubujya kujya haruguru hariya, ubona ahantu abaye heza kuruta bwo hahandi ubona hahenze. Uko hazamuka no wigira hejuru haragira uburanga burusha bwa bundi bwo hasi. Ubwo rero kuri 3,500,000 tuvuga abaturage bari haruguru, kuza ukagera hano harenye 5, 6 ni byiza. Wa muturage barifitemo inyungu, biramufasha gukora ibindi mu iterambere rye, kwizahura ku bukungu kuri bwa butaka butari bufite icyo bumaze. Utuye arasigaza ibibanza byo guturamo, akabatuye neza. Nta muturage rero twigeze ugira ikibazo yuko imihanda yamugonze, imihanda yagize ikimubangamira. Buri wese yarabyishuye kuko n'ibintu twaganiriye, tubishyira hamwe, dutegura n'ibyo, ndetse n'ayo mafaranga 150 n'abaturage twabyisabiye tuyishyiriraho.